Yesu nahasanze ibyishimo nzaguma muri Yesu nahasanze ibyishimo haleluya nitwa Nyetera Ernest. Ngira ngo ubu butumwa bumaze gutambuka muri izi ndirimbo rwose mwumvaga ndahamya neza ntashidikanya ko banyuze. Rero turabakangurira rwose mukomeze muryoherwe n'ubu butumwa bugiye gukurikiraho mu izi ndirimbo 5 zari zisigaye. Yesu abaho umugisha. Utitanga nindemura babisi wari kwitanga ngo atuma imiro ni wowe Yesu nta wundi ufite ingata y'ubugwaneza keretse wowe gusa. Warakoze, 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 kuducungura ushimwe 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 Yesu warakoze warakoze kuducungura ushimwe Yesu kurukundo wankunze nta feza mfite kugira ngo ngushimire guhaye umutima wanjye ngutegeke ukubera
kigushimishe. ushime Yesu kurukundo wankunze na feza mfite kugira ngo ngushimire. nguhaye umutima Yesu wanjye ngutegeke ukubera igitambo kigushimisha. korari shekina korari
abwiriza abantu mazi menshi avuga